Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi tubana kuri uyu muyoboro, niba warakoze subscribe ni iby'igiciro cyane, bityo wabaye active kuri uru rubuga. Rero abantu benshi cyane mwakomeje kuza muhengereza mureba ko episode ya gatanu ya season ya kabiri ya filime Umukire w'Umumiliyoneri wihinduye umukozi wo mu rugo niba yaba yasohotse muraheba. Mu by'ukuri uyu munsi ntabwo twabashije gusohora episode ya gatanu bitewe n'uko amashusho amwe n'amwe biba ngombwa ko asubirwamo. Gusa mbere y'uko dutangira n'amakuru atuzanye muri aka kanya, inkuru nyamukuru ni uko twababwira ko ku munsi w'ejo ku isaha y'isaa saba z'amanywa nk'ibisanzwe muri bubone episode ya gatanu. Mukomeze kwihangana rero, tuje kubabwira izi mbogamizi twahuye nazo tunaganira kuri filime yacu nk'uko mubimenyereye kuri uyu muyoboro wa Gaziciye TV. Mbahaye ikaze kuri uyu muyoboro wacu kandi wanyu. Reba neza niba warakoze subscribe kandi wibuke gukora like ndetse na share kugira ngo usangize inshuti zawe, by'umwihariko abakunzi ba filime Umukire w'Umumiliyoneri wihinduye umukozi wo mu rugo. Rero ibintu bikomeje kugorana. Shalom muri komanteri, abantu benshi cyane nagiye mbona muvuga ko rwose ari umugome kandi ko ibi byose akora yazabiryozwa. Rero reka tubihange amaso turebe niba koko Shalom ibi byose akora ese azakurikiranwa, dore ko abenshi bakomeje kudusaba ko twanamushyikiriza inzego z'umutekano. Mu by'ukuri uyu musore afite role mbi cyane muri iyi filime kuko agaragaza ubunyamaswa, ubugome ndetse n'ubwesikoro cyangwa se ubutekamutwe buri manganyi kurya imitungo ya rubanda cyangwa se guhatiriza umuntu kuko ahatiriza Alice kumukunda. Rero baravuze ngo iyo iminsi y'inkende yageze ibiti biranyerera, dore ko Alice akomeje kwisanga mu gatebo k'ibibazo. Mu by'ukuri birashoboka ko ashobora kubana n'uyu mwicanyi witwa Shalom, kuko niba mwarebye season ya kabiri episode ya kane, dore ko munategereje gatanu turabaha ku munsi w'ejo. Ndagira ngo yarangiye, mwabonye ko rwose uwitwa papa Alice ndetse akanaba papa Daniel akanaba papa Gihozo yarangiye abwiye Shalom ko ari we ugomba kumubera umukwe. Iki kintu muri kucyumva neza, mu by'ukuri byaba bibabaje cyane Shalom abanye na Alice kandi atamukunda, kuko urukundo ntabwo ruhendahendwa, ahubwo urukundo rujya aho rushaka. Kandi rwose Alice nawe ari mu makosa. Babona ko yakoze ibintu bibi, please mbere y'uko dukomeza mwandike muri komanteri uti Alice uri umwana mubi, kuko ibintu yakoreye Cedric ahamashize akadomo. Ibintu yakoreye Cedric ntabwo ari iby'i Rwanda. Cedric yihinduye umukozi wo mu rugo, aratukwa, arakizwa, amenywaho amazi. Ibyo byose mwarabibonye ibyo Gihozo yamukoreraga, none Alice niwe wari gukora biriya koko? Rwose Cedric yahuye n'ihungabana, kampani ye yaragiye. Ibyo byose yabikoze kugira ngo agarure urukundo rwe. Urukundo mvuga na Alice. Cedric yaratutswe, arakirwa, arisuzuguza. Umukire w'Umumiliyoneri yihindura umukozi wo mu rugo, aba rwesamadongo. Cedric yarashimuswe, mwarabibonye ibyo yakorewe n'uwitwa Shafi. Si ibyo gusa, haza na Shalom barahangana. Ngira ngo mwabonye umunsi Shalom ndetse na oncle w'aba bana bakubise Cedric ndetse na Alice basohokanye, barabakubita cyane. Rero aho nari nsubiye inyuma gato dusoza season ya mbere final kuri epi ya 30, mwabonye ko rwose Alice yakatiye nabi ndetse anandagaza Cedric. Wari urukundo rwe yaramwandagaje rwose, izuba riva aramukatira. Ibi nibyo byatumye Cedric ahura n'ihungabana. Mwabonye ko yagize n'ikigoma ku mutwe, ntituzi ngo byatewe n'iki. Rero mwabonye ko yatoraguwe n'umumama, aracyasinziriye. Ibintu bikomeje kujya iwandabaga, ni bibi cyane. Gusa rwose Alice ababona ko yakoze ibintu bibi, mwandike muri comment uko mubyumva. Kandi aho muherereye hose mu mpande enye zigize isi mugubwe neza, igihugu cyose urimo wandike idarapo ry'igihugu uherereyemo. Rero ntabwo tuba tuje gutinda hano ngaha, murabizi buri uko tubonye umwanya turijajara tukaza tukaganira. Wibuke gusiga utanze igitekerezo cyawe kandi ukore share ku bandi
kugira ngo nabo babone aya makuru meza cyane, ko hari ubwo filime idasohoka mukagira ngo hari indi mbogamizi yabayemo cyangwa se ikibazo gikanganye, nta kindi kibazo cyavutse uretse uduce tuba tutarashutingwa kandi n'umwanya uba ari muto cyane. Rero namwe icyo musabwa ni ukudutega amatwi, mugashigikira ibikorwa byacu, ubundi natwe tukabihera filime nziza cyane, yaba iyi ngiyi ndetse n'izindi nyinshi muhishiwe, ibintu bizagenda bisobanuka. Rero reba niba warakoze subscribe, ikindi kandi ufungure inzogera kandi uhe like iyi video niba rwose ukunda filime ndetse n'ibikorwa tugenda tubagezaho nk'itsinda rigari ry'umuryango wa Press Version. Twifurize umugisha kandi namwe turabifurije, by'umwihariko abakoze subscribe mwese dusangire umugisha, Imana iwuduhane aho muri hose, muri mu Rwanda ndetse muri na kure y'u Rwanda, mukomeze kugubwa neza. Rero itangazo ndetse n'ubutumwa buhambaye cyangwa se amagambo aherekeje iyi nkuru, icyo mwapfunyikiwe nuko twababwira ngo ku munsi w'ejo murabona episode ya 5, kandi iyi filime tugiye kuzajya tuyibaha buri munsi kuko utubazo twa tekinike turagenda dukemuka gake gake, kandi turabakunda cyane. Rero reka duhure ku munsi w'ejo ku isaha saa 7 z'amanywa ku muyoboro wa YouTube channel Press Version Films. Ni timu ngari cyane, dufitiye filime ndetse n'izindi nyinshi cyane tuzagenda tubagezaho, ntabwo tuzabatenguha. Turabakunda cyane, kanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana kandi twizeye yuko muzaryoherwa.